Bakiriya muze mbereke inzu nziza cyane imari irimo iragurishwa ahangaha Kicukiro mu Kagarama. Ni inzu nziza muri design, ni inzu nziza mu bikoresho bikomeye, ni inzu nziza iri ahantu heza cyane. N'abatinze ino nzu iherereye ahangaha Kicukiro mu Kagarama, ikaba iri kugurishwa ku giciro cya $150,000. Muze mbereke ino nzu uko imeze. Nkuko mbibabwiye, iyi nzu ni iya mbere muri design. Irebere nawe ino design iri hano hanze, urebe izi nkingi, ureba n'amakaro meza cyane, urebe n'amarangi asize ahangaha. Ino nzu ifite design nziza cyane. Iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye, ni inzu igaragara neza cyane muri design, ni iya mbere, nta n'indi yayikurikira kuko namwe muri kubyibonera. Ni inzu igaragara neza cyane, ifite umwanya munini, ifite inkuta nziza zigaragara neza, ngira ngo bari bibanyurizemo, hagaragara neza cyane. Iyi nzu rero n'abatindiye, reka mbereke bimwe mu bice biyigize. Ahangaha mpagaze ni muri parking ya nzu. Ni parking nini cyane ishobora kujyamo imodoka 3 cyangwa 4 ziparikinze neza cyane. Ahangaha hanze hayo nawe mureke tuhavuge, ni hanze heza kuko haragaragara neza. Urebe nawe ino gate, ni gate nziza cyane ikomeye, isize amarangi meza, uyahuze n'amarangi arimo imbere, ni ibintu bigaragara neza cyane. Ngira ngo muri kwibona ko ahantu hose harapavomye, haragaragara neza cyane. Urebe nawe hano hanze, urebe n'amakaro ari ahangaha, ni amakaro meza. Urebe aya matafari ari ahangaha, inkingi iri ahangaha, ni inkingi nziza cyane pe. Urebe n'imitako bagiye bashyira ahangaha, ni imitako myiza cyane. Mureke rero dukomezanye turebe no mu nzu mo imbere uko hameze. Dukomereze kuri terase y'ino nzu. Ni terase nziza cyane ifite amakaro meza agaragara neza. Duhereze ikaze kuri terase, urebe nawe iyi design iri hano hantu. Urebe hano amatara, ni amatara meza cyane ari ku nkuta ari ahangaha hose. Aya matara yose ariho ni amatara meza kandi agezweho. Nkomeze mbereke izi nkingi, rwose ni inkingi zifite design nziza cyane pe, muri kubasha kubibona. Ahangaha ndi ni kuri terase nkuko muri kubyibonera. Ni terase igaragara neza, isize amarangi meza. Urebe nawe uru rugi. Izi nzugi kwa n'abasirimu murabizi, ni inzugi nziza kandi zigezweho. N'abatindiye cyangwa n'abicira amatsiko, mureke turebane no muri salo y'ino nzu. Reka dukomeza muri salo, ntabwo najya naberetse ukuntu hano hanze hagaragara neza cyane. Urebe izi design ziri ahangaha, urebe gate yaho, urebe design ziri ku nkuta, ni design nziza cyane. Reka rero ndeke kubatindira, mbereke no imbere uko hameze. Dukomereze muri salo y'ahangaha. Ni salo nziza cyane, akarusho ifite n'umwanya munini cyane. Ese mu mazu yose umaze kureba ari kugurishwa amashyashya, hari inzu ugeze ubona ifite design nk'iri ahangaha? Izi design nziza cyane. Irebere zino parafo, ni parafo nziza cyane, ni design igaragara neza, amarangi meza cyane y'umweru asize agaragara neza cyane, amakaro meza. Ngira ngo namwe muri kwibona n'amakaro tuzabagura gukoropa, ni amakaro meza. Mureke mbereke dining hall cyangwa se aho dukunze kwitwa kuri salle à manger. Ni ahantu heza cyane. Irebere iyi design iri ahangaha kuri parafo, ni parafo nziza igaragara neza, amatara meza. Urebe ino design, iyi design ni handi wayibonye uretse ino nzu. Ntibacike kuko iyi nzu ni nziza. Mbibutse ko ikurusha ku giciro cya $150,000. Iherereye ndetse mu Kagarama. Urumva ko aya mafaranga ni make cyane ku nzu ifite ino design. Urebe ino design iri ahangaha, kuva ahangaha kugera ahangaha. Urebe ino miryango, ni imiryango myiza. Urebe design igiye ihari, ni design nziza cyane. Iyi nzu rero akarusho ifite igikoni kiri gutunganywa kandi ni igikoni cyiza kinini. Ahangaha ngira ngo muri kwibona kuva hose kugera hose ni igikoni. Ushobora gushyiramo utubati twawe twiza kandi ha hantu ubwiza bukiyongera kurushaho ko ni igikoni kinini kandi gifite umwanya munini cyane. Mureke dukomezanye mu byumba bigize iyi nzu. Tumaze kurebana salo ndetse no hanze y'ino nzu, mureke rero mbereke ibyumba by'ino nzu. Nabyo ni ibyumba byiza. Iyi nzu ifite ibikoresho byiza cyane. Irebere nawe ino miryango, ni imiryango myiza kandi igaragara neza. Ahangaha mpagaze rero turaza kuhasanga cya cyumba dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi, na douche na toilette abantu bo muri salo bashobora kuzikoresha. Karibu muri iki cyumba. Ni icyumba kinini cyane, ni icyumba gifite amakaro meza manini agaragara neza, kikaba gifite amarangi asize neza. Uze kureba amarangi asize ahangaha, urebe noneho akarusho. Ibi byumba bifite amatara meza, afite design nziza ndetse na parafo igaragara neza cyane. Ni icyumba kinini gifite umwanya mugari nk'uko mwakomeje kubyibonera. Kambereke rero na douche na toilette iki cyumba gishobora gukoresha, cyangwa se umuntu uri muri salo ashobora kuba gukoresha. Nakomeje kwibabwira ino nzu gifite design zigiye zitandukanye. Aya makaro ndibaza ahantu ari hake cyane. Aya makaro ni meza cyane, ni amakaro atandura vuba, ni amakaro bizakorohera gukorera isuku.
urebe toilette ziri mwangaha ni toilette nziza, ibikoresho bigiye biri mwangaha ni byiza cyane, ino shower ni shower nziza kandi igaragara neza. Reka dukomezanye rero turebe n'ibindi byumba bisigaye. Dukomezanye muri bya bindi byumba byose bisigaye uko ari bitatu, ariko nyiri ahangaha nkomeze mbereke izi design nziza cyane pe. Ariko ibaze nawe uri muri ino salle à manger ntabwo uzakenera gushyiraho izindi table kuko ino design iri ahangaha ubwayo irihagije. Nyiri ahangaha rero turaza kuhasanga umuryango uduhereza ikaze muri bya byumba bitatu bisigaye, aho turi busangemo icyumba cya chambre principale n'ibindi byumba bibiri na douche na toilette. Dukomezanye rero mu cyumba cyacu cya mbere. Kino koridoro ni icyumba nacyo cyiza, murebe namwe ino miryango nakomeje kwibereka ni imiryango myiza kataraboneka. Ahangaha rero turi mu cyumba cya mbere dusanga muri koridoro, ni icyumba kinini gifite umwanya mugari kandi wisanzuye. Reba nawe aha hantu ni ahantu heza cyane, ureba rino dirishya rituma urumuri ruza muri iki cyumba, idirishya ryiza rinini kandi rishobora kuguhereza umwanya ugashyiraho n'akayaga muri iki cyumba. Icyumba kinini gisize amarangi meza, gifite nziza, amatara y'akataraboneka, mbese ibyiza biri muri ino nzu ni byinshi cyane, umuntu abivuze ntabwo yarangiza. Reka mbereke n'ikindi cyumba kindi cyacu cya kabiri, nacyo ni icyumba kinini cyiza kigaragara neza cyane. Urebe amakaro ari mwaha, uzirebe amarangi asize izi nkuta ni amarangi meza, amatara ni meza cyane, parafo ni nziza, amadirishya aranga ni amadirishya manini ashobora kwinjiza akayaga kenshi cyane nk'uko ubona mwabyifuza. Ni ahantu hanini cyane. Reka mbereke sasa rero ibi byumba bibiri douche na toilette ikoresha. Iyi ni douche na toilette bya byumba bibiri bihuriyeho. Douche na toilette nziza cyane ifite amakaro meza atuma ya design ikomeza kuryoha. Ibaze nawe douche na toilette ariyo bikoresha. Douche na toilette nziza, aya makaro pe ni amakaro meza atuma ahantu hagaragara neza, parafo ni nziza, amarangi arimo. Irebere nawe ino shower nziza igezweho igaragara neza. Urebe na toilette, lavabo, ibikoresho byiza kandi bikomeye. Twakomeje rero muri chambre principale. Dukomeje rero ahangaha ni muri chambre principale. Mbere ko mbereka chambre principale mwanze mbereke douche na toilette ya chambre principale. Irebere nawe ina douche na toilette ya chambre principale. Douche na toilette binini cyane pe, bifite umwanya mugari, umwanya wisanzuye, ndetse ibikoresho birimo ni agahebuzo ko n'ibikoresho bigezweho kandi bikomeye. Ino toilette ni toilette ikomeye. Ino shower ni shower y'agahebuzo ko ni shower igezweho ku bantu bazi ibikoresho bigezweho. Ino shower igezweho kandi inakomeye. Turakomereza ahangaha ino lavabo ni lavabo nziza cyane, ifite ibibari nziza, inafite ndetse n'utubati. Ngira ngo mbashe kubyibonera ino douche na toilette bya chambre principale. Reka dukomezanye no mu cyumba urebe uko hameze. Ni chambre principale nini cyane kandi nziza. Irebere nawe hano hantu ni hanini cyane, ni heza, akarusho hafite umwanya mugari nk'uko abantu babyifuza ko chambre principale zabo zigomba kuba ari nini. Ni hanini cyane, hasize amarangi meza cyane, parafo ni agahebuzo kuko izi design n'ahandi wazisanga uretse kuri ino nzu. Rero amatara arimo ni amatara meza cyane, ugenda ureba aha hantu hose amakaro arimo ni amakaro meza, hanafite umwanya munini. Ngira ngo tumaze kurebana ibyumba by'ino nzu, ni ibyumba byiza nk'uko mwakomeje kubyirebera. Mbibutsa ko ino nzu iherereye hano Kicukiro mu Kagarama. Ni inzu iri kugurishwa ku mafaranga make cyane ariyo $150,000. Ibaze nawe gutura hano hantu ukahaba kuri iki giciro n'amafaranga make cyane. Tukiri ahangaha muri chambre principale, wirebe nawe iri dirishya ubwayo bwabyo ni nini cyane, atanga urumuri ruhagije kandi heza. Nk'uko maze kubyibonera, iyi nzu ni iya mbere muri design, ni iya mbere mu bikoresho byiza bya karite utasanga ahandi. Iyi nzu mbibutsa ko iherereye hano Kicukiro mu Kagarama. Iyi nzu ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon nini cyane na salle à manger nini, n'igikoni kiri open mu nzu, ikagira n'igikari kinini kandi cyisanzuye. Iyi nzu ni nziza cyane, irapavomye ahantu hose, ifite design nziza nk'uko nakomeje kubibabwira. Ni inzu iri ahantu heza kandi hagaragara neza cyane. Iyi nzu kambibutse ko iri ku giciro cya $150,000. Ni gake cyane uzasanga igiciro nk'iki ngiki ku nzu iherereye Kicukiro mu Kagarama, ifite design nziza ndetse n'ibikoresho byiza cyane. Nimutinde kuko ino nzu namwe murabyibonera ubwiza bwayo, buratuma abantu benshi baza kwireba. Rero bo wa mbere utugane, duhamagare kuri nimero uze ko nahangaha tuyikugezeho
mukomeze mukore like, share and subscribe, muradukurikirane, mukomeze muri amazu meza cyane nzi kugenda tubazanira. Murakoze.